kuko nagiye kubona mbona mu gihugu cy'Amerika mbona hahagurutse indege mbona ihagurutse mu mpera z'ukwezi kwa 12 geza hejuru mikoro mu mpera z'ukwezi kwa 12 mu matariki 20 gutyo hanyuma mbona iruzuye mbona harimo abantu benshi cyane bagiye batandukanye muri bano bantu harimo abana harimo ababyeyi harimo abapapa harimo abasore harimo abakobwa angerageza kubaza Imana ndayibaza ngo mbese bino bintu nyeretse bishatse gusobanukira ko ndi kubona harimo abantu Imana nambwiye ngo abo n'abantu barimo barataha nk'umuntu witwa Niyibishaka Imana irambiwe ubwo buhehesi bwawe jya gusaba umugore wawe imbabazi usubirane n'abana n'umugore ureke ubwo buhehesi ngaho wageze za Kimisagara ngaho wageze Nyamirambo ngaho wageze mu mujyi n'ubuhehesi bukujyanye ibyo bintu Imana iraza kubiguhanira ikindi kintu cya gatatu gikoze ku bakozi b'Imana ni ikintu cyitwa igitsina ikintu cyitwa ijipo gikoze ku bakozi b'Imana kirabarimbura nk'umuntu witwa nk'urugero nabahereza mbere yuko nangishurirwa twabanza tugasoma ku ijambo ry'Imana yego hanyuma tukaza gusoza kwihishurirwa kugira ngo Imana izibane natwe reka dusome Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. wakoze cyane kubana natwe udahwema kudutera inkunga yo kubana natwe niba utarakora subscribe mbere yuko dutangira ikiganiro fata amasegonda 5 ukande kuri subscribe iryo jambo ritukura niyo nkunga ikomeye uzaba uduhaye Uwiteka Imana guhereze umugisha turi kumwe n'umuhanuzi uraho neza muraho neza Yesu ashimwe Yesu ahabwa icyubahiro uraza kugerageza ujye uzamura mikoro kubera urusaku ruri harahirya kugira ngo abantu baza kumva sauti yawe neza kandi neza cyane hanyuma ntabwo tujya dukora nyine ikiganiro kirekire abantu bose barabizi ibwira abakunzi bacu nurangiza usenye Imana amazina nitwa Emmanuel Hashakimana Prophete Uwiteka Imana nziza Imana yera Imana y'inzobe n'ibikara Imana y'abarebare n'abagufi Imana ibera hose icyarimwe aya masaha tuje imbere yawe tuje gukomera kwawe nyemerera amajwi yose adaturutse iwawe yose acecekera imbere yawe ahubwo bari uganza izina ryawe rihabwa icubahiro urakoze kubyumvishe mu izina ryawe Yesu amen urakoze cyane kubw'isengesho ryiza uduhaye Emmanuel uyu munsi wa none tuvugana abahanuzi n'iki kintu cyabateye ubwoba bakaba batagihanura ntago abahanuzi bose bacecetse ariko kuko n'Imana niyacecetse Imana iracyakora ngayo umuntu ari umuntu uherutse kuza kuri social media ejo bundi aravuga ngo Imana ngo nago mu Rwanda ngo igikora nanjye niho hantu nendaga kuza kwitsa kuko umuntu agiye kuri social media aravuze ngo mu gihugu cy'u Rwanda Imana ntigikora none buraceye araje ngo Imana iravuze urumva ibintu byanyu turaza kubifata urumva ni ikibazo none se iyo Mana nimba itavuga yoyo imubwiye iri hehe avuze ko itakivuga mu Rwanda kandi iramutumye kandi ko yacecetse mu gihugu cy'u Rwanda imutumye ivuye he nicyo kintu nshaka kumenya ko mukomeje kuducanga ni ukuvuga ngo abantu bahamagawe n'umwami Yesu hahamagaye benshi ariko hatoranyijwe bake muri make rero biravuze ngo abafite uwo mwana nibo bana b'Imana yego umuntu uri mu mwuka w'Imana nta kindi muzaba muboneraho muzamumenyera ku mbuto yera kandi burya umuntu uri mu mwuka w'Imana doke iyavuze akanwa kiwe Imana igahindura umuriro kandi ikirurukira gusohoza ibyo yavuze yego muri make uremeza ko umwuka w'Imana ugikora umwuka w'Imana uracyahari abahanuzi baracyahari nta munsi n'umwe Imana yigeze ceceka nta nubwo izanaceceka kandi hari abandi nagiye numva bavuga ngo Imana igiye guceceka nkibaza se Imana umwe araza akavuga ngo uko yari iri kera uko yari iri ejo n'uyu munsi ni kwiri
undi akaza ati imana yarakaye, undi akaza imana ibahaye umugisha, undi ati imana igiye guceceka. Ko ari imana idahinduka no muri Bibiliya byanditse. Mu by'ukuri ibintu muri kuduhanurira biri kuturuka ku mana. Ni ukuvuga ngo bundi buriya umuhanuzi arimo amajwi atatu. harimo ijwi ry'Imana, yego, ari ryo rya nyaryo, akabamo ijwi rya Satani, yego, akabamo n'ijwi ryiwe. ubwo ni ijwi ryiwe. Harimo abahanura bagendeye mu kirere cy'ijwi ryiwe bitewe n'uko nkubonye, aricyo bita amarangamutima. Hari n'abakoreshwa na Satani. Niyo mpamvu nta muntu n'uyu n'umwe urageraho Satani atamurasa umwambi. Kuko iyo uje kureba usanga na Samweli, Samweli si tugemera nk'umuhanuzi w'Imana, yego, ariko nawe hari aho yageze Satani aramusaba. Niyo mpamvu tugomba kuba maso. Amusabye ngo ageze i Betelehemu agiye kwimikisha Dawidi amavuta, ngo arebye Eliyabu yibwirwa ko ari we Dawidi. Urumva aho ngaho hajemo akantu, yego. Hanyuma rero Imana iracyakora. Mu gihe Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi, Imana iracyakora, yego, kandi iracyavuga, iracyatabara. Intore zayo zidahema guhora zitakambira ku manywa na nijoro. Uravuga uti iracyakora kandi Imana iracyavuga, ariko rimwe rimwe tukabona nimwe mwivamo, bamwe bakavuga ko itakivuga kandi itagikora. Ariko Imana ishimwe ko uhamya ko ikivuga. Nanjye ndabyemera ko Imana yacu iracyavuga kandi iracyakora, kuko yo ntishobora gutuza, kandi abantu bo batuza ariko yo ntiyatuza, kuko Imana si radiyo. Burya radiyo y'umuriro ushize iraceceka, iyo amabuye ashize iraceceka. Ni ukuvuga ngo rero Imana yo si uko ihora yesitaye. Imana ihora iri. Nanjye ndabyemera kandi 100%. Reka rero noneho tuguhereze umwanya utugezeho ubutumwa watugeneye. Wambwiye ko nawe ufite message yihutirwa cyane. Mfite ishurirwa rikomeye cyane Imana yamaye. Muri no minsi ndimo ndasenga mu masaha ya 9. Yego, jya watubwira noneho iryo hishurirwa cyangwa se ayo mayerekwa Imana yaguhaye. Amayerekwa Imana yamaye ni menshi cyane, ariko naringiye kubabwira, naringiye kubanza kuvuga ku bintu bine birimbuye abakozi b'Imana. Buri ikintu cya mbere kirimbuye umuntu Imana yahamagaye, umukozi w'Imana, ikintu cya mbere kimurimbuye, arimbuwe n'icyubahiro. Yego. Kumva ngo ngewe nutamamagara profete, ngo nutamamagara pasteri, ngo revera, ngo nta gaciro naguha, ngo utabigeretseho. Kandi biravuze ngo twaherewe ubuntu, tugomba gutangira iki? Ubundi. Icyo kintu nanone, icyo kintu kiri mu bintu birimbuye abakozi b'Imana. Icya kabiri kirimbuye abakozi b'Imana ni ikintu cyitwa icupa. Inzoga kamanyinya karimbuye abakozi b'Imana. Nk'urugero, nk'umugabo witwa Brazil, kamanyinya kamukozeho, aje kuri kamera, aje kuvuga ibidahesheje Imana icyubahiro. Nyuma arigaruye, agiye aravuze ngo ibyabaye ngo ni Theo ngo wamushutse. None uravuga ko uhamya ko yaje kuri kamera yasinze, cyangwa wenda nyine habayeho ko kwibeshya nk'uko yari yabisobanuye? Yari yanyweye kamanyinya. Yari yanyweye kamanyinya. Imana iturengere. Urumva kamanyinya gakoze ku bantu n'abandi bapasteri bari hirya no hino no hino. Ikindi kintu cya gatatu gikoze ku bakozi b'Imana ni ikintu cyitwa igitsina. Ikintu cyitwa ijipo gikoze ku bakozi b'Imana, kirabarimbura. Nk'umuntu witwa, nk'urugero nabahereza, nk'umuntu witwa Nibishaka, Imana irambuye ubwo buhehesi bwawe. Jya gusaba umugore wawe imbabazi, usubirane n'abana n'umugore, ureke ubwo buhehesi. Ngaho wageze za Kimisagara, ngaho wageze Nyamirambo, ngaho wageze mu mujyi, ni ubuhehesi bukujyanye. Ibyo bintu
Imana iraza kubiguhanira. ariko se yenda ntaguciye mu ryo uvuga, urimo uravuga ku bintu birimbuye abakozi b'Imana, ukavuga uti urugero nibishaka ubwo buhehesi bwawe. Mu by'ukuri njyewe njya nkunda kumva abantu babivuga, ariko ho nibishaka araheheta. Araheheta cyane, kuko njyewe kuki se bikunda kuvugwa n'abagabo ntibivugwe n'abo bakobwa hehetaho cyangwa abagore? Impamvu abo batabivuga, yego, nuko bataragira igihe cyo kubivuga, nuko akibihishemo. Aracyabashekengesha amafaranga, kandi urabizi umugore ahava akagera yaremanye irari ry'ibyisi. ariko nibishaka nta mafaranga agira. Nibishaka ari umukozi w'Imana nta mafaranga agira. None se kugira ngo kureshya abagore bisaba amafaranga menshi cyane? Ntago bisaba amafaranga menshi cyane n'amagambo, kandi urupfu rw'umugore ari amatwi. Uti urupfu rw'umugore ni amatwi, urw'umugabo ni amaso. Umugabo afite ibintu byinshi. Ngaho jya mbere komeza utubwire. Icyo ni ikintu cya gatatu kirimbuye abakozi b'Imana. Ikindi kintu cya kane kirimbuye abakozi b'Imana, ari cyo kintu nyamukuru, ni ikintu kijyanye amashyari n'inzangano. Yego, icyo kintu kirimbuye abakozi b'Imana. Amashyari, inzangano, kutakizwa, yego, ngo bere imbuto. Ibyo bintu birimbuye abakozi b'Imana. Rero tugeze mu gihe cy'uko twakongera tukisuzuma. Nk'ubu reka mvuge nka Brazil, ubu yisuzumye yasanga Imana imuhamagara ariko akimeze. Brazil ni umukozi w'Imana, ni umudiyakoni, ni umuririmbyi, ariko nkunda kumva abantu benshi mumugarukaho cyane. Nge ntekereza ko ari urubwa muba muri kumutera. Ntagaru. None se Imana, reka nkubwire ko rukantu kumva, nimba hari ikintu kitajya kirya ruswa, kitajya kirya imboga, kivuga ngo cyaguhishira, ikintu cyitwa Mwuka Wera. Mujye rero mudusobanura, mutubwire muti se ni ibintu twiboneye amaso ku maso, cyangwa se ni ibintu niyereko twagize, kugira ngo twe tutajya mu rungabangaba. Kuko nk'ubu uyu munsi wa none biragoye guhamya ko umuntu yakoze ikintu runaka kandi utamubonye. Ariko nanone nimba ari umwuka wamukweretse, ugomba kubivuga ishize amanga. None kandi ari byo ndi kuvuga. Ushaka kuvuga ko ari Imana yamukweretse? Ibyo bintu njyewe narabihishuriwe mu cyumweru gitaha. Mu cyumweru cyashize ubwo, kuko igitaha ntiturakigeramo. Mu cyumweru cyatambutse narabihishuriwe, ariko nkajya nkomeza kurwana nabyo, nkumva umutima uri kunsimbuka kuza kubivuga. Nibwo uyu munsi numvishe ngomba kuza kubivuga, bikurikije n'andi mayerekwa nari nagize umusibe ejo merutse kugira. Nayo ndavuga ati reka nze zose mbitangire rimwe, habwirwa benshi bakumva beneyo. Imana ihore icyaha abakozi yabo bakavuna ibiti mu matwi, bakanga kumva. Irambwira ngo ninze mbivuge, nta rubanza izagerana n'umuntu wabwiwe akanga kumva. Komeza. None navugaga niko yari ameze agihamagarwa. Tugaruke kuri nibishaka utarajya mu bagore, niko wari umeze. Urumva umeze uko Imana iguhamagara, niko umeze, cyangwa hari ibihe byagukamutse? Imana yarambwiye ngo mbahereze ijambo riri muri Yeremiya ibice 33 umurongo wa 3. Haravuga ngo nabaza ndagutabara, mwereke ibiruhije bikomeye utamenya. Bishatse kuvuga ngo rero mukimara kumva message Imana yamaye, mwongere musubire ku gicaniro, mwongere mutabaza Imana, mwongere muyihamagare, mwiyunge, kuko naho wagira Satani atakurasa umwambi. Samusoni yari isuzumye, abwira Imana aribwira ngo ndakwinginze ongera unyibuke. Nibyo sinagenze mu nzira ushaka, ariko nyibuka umereze imbaraga kugira ngo morere amaso yanjye Abafilisitiya banogoye. Biravuze ngo muri ako kanya, kuko Uwiteka ni data wa twese, ni umubyeyi. Imana iturutira mama na data, ngo Imana iramwibuka imuhereza imbaraga
abafilisitiya batabimenye. Hanyuma wowe ukimara kunyumva ugenda upfukame usenge ubwira Imana yongere kwibuke igusubizemo ibihe nk'ibya kera wari uhoze ufite. Hanyuma nibigusubizamo ibyo bihe tuzabimenya kuko ntago Mwuka Wera ajya ahishwa nayibabwiye. Kandi n'imbuto muzagenda mwera zizagenda zigaragaza ko hari aho mwavuye hari naho muri kujya. Imana izabagirira neza. Ngaho nguko rero ibyo nibyo bintu birimbuye abakozi b'Imana. Si bo bonyine, hari n'abandi wenda kuba ari bo mvuze, ariko hari n'abandi hari n'abandi nabo bari muri icyo kiko. Niyo mpamvu bavuga ngo habwirwa wesha kumva beneyo. Ngibyo ibintu bigira kuri bine birimbuye abakozi b'Imana. Komeza. Hanyuma rero Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iduhana umugisha. Merutse gusenga umusibe ejo nyine ngira ihishurirwa, ariko mbere yuko nangishurirwa twabanza tugasoma ku ijambo ry'Imana, hanyuma tukaza gusoza kwihishurirwa kugira ngo Imana izibane natwe. Reka dusome ijambo ry'Imana turi busange mu butumwa bwiza nk'uko bwanditse na Yohana ibice bya 9 umurongo waho wa 9. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati ni nge. Imana ishimwe. Dusoze mu butumwa bwiza nk'uko bwanditse Amos 7:7. Ntago ari ubutumwa bwiza ahubwo igitabo cya Mose ibice 7 umurongo wa 7. Reka dusome. Ibi nibyo yanyeretse. Umwami yarahagaze ku nkike yubakishijwe timasi, afite timasi mu ntoki. Imana iguha umugisha. Amen. Biravuze ngo ibi nibyo yanyeretse, ahagaze afite timasi mu ntoki. Imana iri kubaburira mwabakomeye mwe, mwaboheje, mwabavuga butumwa mwe, mwabahanuzi mwe, mwabaririmbyi mwe, mwabapasiteri mwe. Igihe kirageze Imana yarababwiye mwanga kumva. Imana ije gushyira timasi ku minwa yanyu. Imana ije gucecekesha amajwi yose avugira muri mwebwe ataraye Imana ivuze. Imana ije gushyira timasi ku bantu bahagarara ku gatuti basambanye. Ubwo ndi kuvuga muri za bintu bine birimbuye abakozi b'Imana. Imana ije gushyira timasi ku bantu bavuga ijambo ry'Imana baraye banyweye inzoka. Imana ije gushyira timasi ku bantu bagenda barangwa n'amarari y'ubusambanyi. Imana ije gushyira timasi ku bantu baka ibya 10 n'amaturo. Kandi biravuze ngo twaherewe ubuntu tugomba gutangira imbuntu. Imana ije gushyira timasi ku bantu bambaye uruhu rw'intama ariko mo imbere ari amasiga aryamye. Imana yambwiye ibi ni Imana yantumye. Imana yambwiye ngo mugarukire aho ngaho. Imana ije gushyira timasi ku bantu bagira harasimeti yo kuharasinga abakozi b'Imana bitwaje icyanditswe kandi Imana ibarema ni mwari muhari. Nicyo gituma mutagomba gufata ijambo. Imana ije gushyira timasi ku bantu bitwaza icyo bari cyo n'amatitire y'inyenyeri Imana yabambitse bagakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ije gushyira timasi ku baririmbyi. Uraririmba wava kuririmba ukajya gusambana, uraririmba wava kuririmba ukajya kunywa inzoga, uraririmba wava kuririmba ukajya mu bapfumu, wava mu bapfumu warangiza ukavuga ngo umvike ivuze iki. Kari ryajwi ryawe ukoresheje cyangwa ryajwi rya Satani rikuvugiyemo. Imana yantumye ngo mbabwire ngo ije gushyira timasi. Imana ije gushyira timasi ku bantu bajya kubaka ingo z'abandi bataye izabo ziri. Imana ije gushyira timasi. Ije gushyira timasi ku bapasiteri, ije gushyira timasi ku bavuga butumwa, ije gushyira timasi ku bahanuzi,
yewe ije gushyira Timasi ku ngeri zose. Ariko Bibiliya iravuze ngo abazi Imana yabo aba ngaba bazakomera. Nibamara gukomera Imana ibakoresha iby'ubutware. Haleluya. Igihe tugezemo ntago ari cyo kuva ku Mana, no, ahubwo igihe tugezemo nicyo gutinda ku Mana. Ariko naratangaye, twebwe twahawe ubutware bwo kureba ibyo abandi batareba, iby'amatwi y'abisa tumva twebwe turabyumva, ibyo Scorpion zitareba twebwe turabireba. Icya kabiri, ibyo abarozi baroze tutariyo tubibohora tutajya aho babiboheye. Kubera iki? Twahawe ubutware. Nitugendera mu nzira Imana ishaka, Imana izakorana natwe. Ariko Imana yanumye ngo mbabwire ngo mugarukiraho, kuko Timasi y'Imana iramanutse. Timasi y'Imana ntawe ije kurobanura, ije ku muto ndetse n'umukuru. Nimwumve navuze amazina y'abano bantu, nawe uneze amatwi wabona Timasi y'Imana ikumanuke. Wakisuzuma wasanga Imana iguhamagara, uko yaguhamagaye niko kimeze. Uracyafite umwifato, uracyafite umuhamagaro, ntaguhetse ingobyi umwana yaramaze guhera kera. Isuzume. Nabo utabaza Imana iragutabara. Ubwira Imana nawe yongere kwibuke, yongere kumereza umusatsi nibyo. Delila yakunagoye umusatsi, Manyinya Enebonetaya, Manyinya yagutandukanyije ibihe wagiranaga n'Imana. Imana ije gushyira Timasi. Ibi ni by'Imana yanumye ngo nze mbabwire. Hanyuma imaze kubimbwira irambwira ngo ariko nubwo ije gushyira Timasi kuri bamwe, harabona none Imana ije kurengera, haraba Imana ije gutabara, haraba Imana igiye gutegurira ameza imbere y'abanzi babo. Aba ni babandi bahuye na Yesu yikoreye umusaraba, baravuga ngo no mu rupfu tuzajyana. Ntago ari babandi bahuye na Yesu ari gutanga imigati. Aba ni babandi bamenye ko Yesu yazutse. Aba ni babandi badashaka ubutunzi ahubwo bashaka nyiri butunzi. Aba ni babandi bajya mu bigeragezo bakihangana, bagategereza iyo baremeyeho kuvukira kizategereza, iyo avuganye nabo kizategereza izaza kubasoreza amasezerano. Imana ije kubarengera n'ibyiciro bibiri. Imana ije, haraba Imana ije gufunga, ije gushyiraho Timasi, ari nabi Imana ije gutabara. Hanyuma ijambo ryatubwiye ngo bamwe ngo nibo, abandi ngo sibo, ikikora cyo asa nkabo. Bishatse kuvuga ngo Imana ije gukoresha iby'ubutwara abantu bayibaye imbere, ije gucecekesha, ije gufunga iminwa y'abano bantu abamaze kwinjira ikizira, bamaze kwinjiza ikizira mu mitima yabo, bafashe ikizira barakiziriza. Imana ije kubafunga, hanyuma nimara kubafunga ize kugerera neza abantu bayibaye imbere. Hanyuma ngo dore abantu babaye imbere y'Imana bagiye gutungurana. Abantu babaye imbere y'Imana bagiye gutungurana. Nukuri kw'Imana bagiye gutungurana, kandi mu bantu bagiye gutungurana ni ukuri kw'iyamamagaye. Mu bantu bagiye gutungurana ku rutonde nabonye harimo umugore wa Theogene Inzahuke. Icyo atungurana byose arabifite, ariko Imana igiye kumuhanagura amarira. Bishatse kuvuga ngo hari ishimwe Imana imuremeye, n'abandi si we wenyine, n'abandi si ukorera Imana wenyine, ariko mu Imana yishimira nawe arimo. Bagiye gutungurana abantu babaye imbere y'Imana, bakagendera mu nzira Imana ishaka. Hanyuma umva kuntu Daniel yavuze ngo abahinduriye benshi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Hari abantu Imana igiye kwatsa, ye baba we, hari abantu Imana igiye kwambika imbaraga. Reka mbabwire ino jambo, ni ukuri kwiyamamagaye. Imana iri kwimikira amavuta mu yandi. Imana ije gushyiraho Timasi, ariko hari n'abo Imana ihamagaye, hari n'abo Imana ije kugirira neza. Hari abantu bagiye kubona ineza y'Imana. Nibwo nafashe ibihe ndasenga, ninginga Imana, ndayihamagara umusibe. Ejo ndumva nari nkangutse, hari nko mu masaha ya 8 bishyikira 9. Ndasenga ngirana ubusabane n'Imana. Reka mbabwire, nubwo turi mu bihe bikomeye ngo bafunze isengero, ntago ari isengero ahubwo bafunze amazu. Twebwe turasenga, kandi iyo dusenze turahishurirwa, tugahishurwa bingana nuko twasenze. Maze gusenga numva Imana irambwiye ngo mwana wanjye, ndumva nkwishimiye. Hanyuma ubwo nkwishimiye,
fata ibihe usengere buri kiremwa cyose gituye iyi si. Imana irambwira ati mu bantu ngiye kugirira neza igihugu cy'u Burundi ngiye kukigirira neza, ngiye kukigarukaho bitandukanye nuko nari nyire, kuko amanywa na nijoro ntago kijya gihema guhora gishize amavi kimamagara. Irambwira ngo kandi na ntambara zizongera kubayo, kuko ibyo bintu Imana yabishyizeho to. Iravuga ngo irirahiriye ije gukorana nabo. Irambwira ngo kandi nimbwira abantu babe maso basenge, kuko nagiye mbona mu gihugu cya Amerika mbona hahagurutse indege, mbona ihagurutse mu mpera z'ukwezi kwa 12. Geza hejuru mikoro. Mu mpera z'ukwezi kwa 12 mu matariki 20 gutyo. Hanyuma mbona iruzuye, mbona harimo abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Muri bano bantu harimo abana, harimo ababyeyi, harimo abapapa, harimo abasore, harimo abakobwa. Angerageza kubaza Imana, ndayibaza ngo mbese bino bintu nyeretse bishatse gusobanura ko ndi kubona harimo abantu. Imana irambwira ngo abo ni abantu barimo barataha baje gusura imiryango yabo kugira ngo bifatanye kurangiza umwaka. Hanyuma Imana irambwira ngo fata igihe ubasengere, kuko imanuka ngiye kuba mbona indege umuyaga uraje, mbona umuyaga mwinshi, mbona indege irahubanganye, mbona iragiye yikubisa ahantu ku rutare. Numva ijwi ry'Imana irambwiye ngo fata igihe ubasengere kandi ugende ubitangaze, nabo bazabyumva bafata ibihe basengera urugendo kugira ngo negurire imitego y'umwanzi Satani, kuko Satani yari yabarashe, yashakaga yuko batazasangira iminsi mikuru n'umuryango wabo. Numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo ariko iyo manuka Imana yiburijemo. Haleluya. Nambwira ngo nubwo Satani yazamuye inzandiko nyinshi kubwo gutaka kwabo, kubunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, Imana ihagurukiye kuza gutesha agaciro iyo manuka Satani yarateje. Kubw'amasengesho y'abera bari mu gihugu cya Amerika cyangwa se abo twakita abadiaspora, nukuri barasenga nabo bahamagara Imana. Imana yambwiye ngo gusenga kwabo yarakumvisha, ariko aho bari yarambwiye ngo bafate igihe bakore amasengesho, basengera urugendo, kuko Imana itanze ingabo nyinshi zigiye gupfa ku bwabo. Imana irambwira ngo iyo manuka iyikuyeho. Amen. Hanyuma ibyo bikimara kuba, Imana ihita inambagiza muri Kongo, inyereka amacakubiri, inyereka intambara. Numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo umujinya wayo ugiye kumanukira muri Kongo. Yarababwiye banga kumva, bavunira ibiti mu matwi, ariko igikururuka nabonye cinjira ku mupaka wa Kongo. Numva Imana irambwiye ngo abazabyumva bazabwira Imana, bakomeze basenge, Imana yongere ibubakira inguge, ibashyire mu mutaka. Niko Imana yambwiye, niko yambwiye ngo nze ntangarize ubwoko bwayo. Ngaho nuko niyo message Imana yashyize ku mutima waje. Urakoze cyane. Message y'Imana ntibayikritika cyangwa bajye kwisesengura. Umuntu yakwifuza gusengana nayo cyangwa kuvugana nawe, nyemero utambutse nimero ya telefone. Nomero yanjye ya telefone ni 07 30 62 210. 07 30 62 210. Niyo nomero yanjye. Urakoze cyane, karibu n'isengesho. Uri Imana nziza, turagushimira turagwimbaje ko wabanye natwe, watangiranye natwe kandi usozanye natwe. Ni wuruke nyiringabo Imana, wigaragariza ubwoko bwawe, kandi data urenganura abarengana, ugabanye umubare warimbuka, wongera umubare w'abakizwa. Presence yawe igaragare ku buzima bwabo, ubane nabo, ubigaragarize mu minsi yabo ya buri munsi. Ubagurira imbago kandi ubegere, ubafate kuko bagufashe bo bakurekura. Urakoze ko bakoreye ibikomeye mu izina ryawe Yesu. Amen. Shalom. Shalom.